yanjye ubu rero nuko utazi ikintu kimpangayikishije. Mpangayikishijwe n'iki se n'uko kandi mama iribagiye? Ikintu kimpangayikishije nkumva ko kamarade ati umugore ngo atazi ahantu ari. Ngo kamarade umugore ntabwo azi ahantu ari, amaze iminsi yaramubuze. None ngize ubwoba ndatekereza ko ashobora kuba ari wowe wumva nyine ufungiranye mu hariya. Ibyo nunda nabivuga mbihamiriza kuko numvise ijwi ryawe ari mukumvugishamo, ariko uvuga nkumva ni nk'iry'umuntu nzi. Ni Rusi wa kamarade byanga byakora gutera ugema cyangwa mukanambara batinzwa ko bafata umugore wa kamarade. Kamarade niwe muntu nzi batinya. Gute bamutinya? Ntabwo bakora ibyo. We ntabwo uzi ibintu byaba abantu n'ibintu bishutiranyije. Uriya mugore sizi bimwumvishije bagiye bamuvugaho nawe byanga byakunda. Ibi bintu umuntu byihishe inyuma ni Rugema, kandi yihishe inyuma y'uko umugore wa kamarade kuko ashaka kwica kamarade akice Nyiri akice n'umugore we kugira ngo azimanganye ibimenyetso byose byafasha Mamiri bagize. Ubu bugiye ngo arunda ari mu guhiga ni gihe bari guhiga. Inde Rugema ni gihe barimo arajya mu bimenyetso byose akuraho umwanda. Reka mbwira Mamiri aba ari umugore wa kamarade, ndagusezeranya ko mushaka kureka no guhangayika kuko kamarade nzi ko mu Rwanda arwana nambara kandi akanyisha. Aba ari umugore bafungiranye hariya aho kamarade yabimenyera. Baba ngwana uri nambara ni umugore ntabwo byahurira n'igute. Kamarade agira ati umugore wagenda zisina mubuze. Urukumva rero nanjye ije ukuntu narikuruye numvaga bijya kumera kimwe. Urukumva niyo mpamvu byaba rukundo ntabwo shidikanye ni umugore wa kamarade. Ahubwo tugomba gukoresha uko dushoboye kose tukamenya ninde Mariya ese n'iki twakora kugira ngo avemo. Urafashe ikirero mwana wanjye kabubwira nturwanye nyinshi urwo ko hafunze imfunguzo zose bakavunira mu mapantaro. Nta rugi na rumwe Rugema atafunze. Uretse icyumba turaramo cyonyine. Ikintu twakora rero nta kindi ntiwacurwa rwa Rugema. Imfunguzo ntiwamenya nimba zitamuri wese akasura akazizikuramo ntabyo nzi. Ni kubanza kumenya ngo ninde uri ntitimenya ko ari umugore wa kamarade. Ibyo byoroshye kuko ubwe aho ari bumenye umugore wari ahangaha ugatekereza ngo biroroshye kumenya. Nyina ntambara bakamyarya umeze nk'idayimoni. Umugabo we nawe akamyarya nta hantu ari kujya. Fabiola arabambye bose ari kubambye bambaye impande n'impande. Kereka Nyagasani Imana idufashirize yawe iminsi y'abanejo araba yahagejeje ko uyu mugore ashaka kumaze muri minsi hano. None se na buriya kwa kundi nijoro turyamye baryamye akabyuka gake nyange nakamuvugisha kamenya nimba ari we. Hanyuma rero imipangu coding n'ubucakura ahanga buracyakomeje. Filime ni inzira y'umusaraba, imisaraba ikomeje kuba myinshi, buri wese ari kwikorera imisaraba irenze umwe, kandi twe dusanzwe tuzi ko umuntu agomba kwikorera umusaraba umwe akagiraho aho agomba kuwugeza naho agomba kuwudepoza. Ahubwo difference irimo cyangwa se itandukaniro rihari ni uburyo twese twikorera iyo misaraba n'uburyo tuyigezaho tugomba kwigeza. Nyaboneka rero ubu ngubu ibintu bikomeje kugorana. Hanyuma reka nkwibutse niba ari bwo bwa mbere wagera ahangaha, iyi ni Hopi tuganiraho ngende X filime ni inzira y'umusaraba. Rero niba ari bwo bwa mbere wagera ahantu ndagusaba gukora subscribe vuba byihuse kugira ngo hatazagera akaruka gucika akantu ku kandi. Bikore ni ibintu byoroshye cyane. Rero ibintu bikomeje kugorana ahangaha murahabona umukecuru n'umukobwa ahangaha mwiza cyane bari mu mipangu navuga ngo ishinga. Noneho uyu munsi tuzanye imipangu ishinga ikintu cyose ubu ngubu kiri buze kubera muri iyi filime. Mu by'ukuri ubu noneho kirashinga, abagambanyi n'abakora ibidashinga ubu ngubu ntabo dufite. Ubu ngubu dusigaranye abana beza. Noneho mu ma episode ahari ubu ngubu dufite abana beza barimo gukora imipangu ndetse barimo gukora processing no kwiga ku bintu byose uburyo bagomba gukemura ibyakozwe n'abadashinga bo bagakora ibishinga. Yego niba wamaze gufata igikumwe cyawe ugakoza ku buto rya subscribe, reka nanone nkwibutse ko niba wageze mu ruganiriro aho abagize umuryango mugari w'abakunda filime inzira y'umusaraba baganirira, nawe ntugende udasize igitekerezo cyawe. Niba usanze abantu barimo kuganira nawe uba ugomba kugira nyine engagement yawe, uba ugomba niba bakeneye ibitekerezo byawe nyine twe dukeneye ibitekerezo byawe, dukeneye kutwereka ngo ubyumvute. Rero nyarukira muri comment utubwire ngo ubyumvute. Ese uri kubona nk'uko umaze kuyibona urimo kubona ibitekerezo by'uyu mubyeyi ndetse n'uyu mukobwa Kanyana biri buze kugerwaho.
sinzi niba imigambi yabo iri buze kugerwaho, gusa icyo nkubwiye cyo nuko uriya mugore agomba gusohokamo hariya ari muzima, cyane ko abamufashe nabo kugira ubu ngubu mu by'ukuri bafite ubwoba bwo kumwica, nabo kumwica birabagoye. Barimo kureba bakavuga ati nitumwica umurambo turi buze kuwushyira he, kugira umurambo muri iyi nzu biragoranye cyane. Abatiye imbunda ngo bazamwicire mu shamba bizitirirwa abandi kugira ubu ngubu ntabwo bari basubizwa n'uwabatiyije n'uwo bemerewe kubatija imbunda ari we Are. Rero bikomeje kugorana cyane. Ibi byose babipanze nyuma yuko bari barimo kuza guhengereza bagerageza kuvugisha Lucy urimo muri iki cyumba, gusa wibuke neza ko bo ntibazi ngo ninde urimo muri iki cyumba, ariko ikintu gihari nk'uko umaze kubibona bamaze gukeka kuko bamaze kumenya ko umuntu witwa Kamarade ataza ahantu umugore we uri. Rero niyo mpamvu mama Iribagiza ahise atangira gukeka ati wabona ari umugore wa Kamarade urimo muri iyi nzu, nk'uko amaze kubibwira Kanyana. Rero nk'uko urimo kubibona muri iyi foto, bari bamaze nyuma y'uko wakoze biriya, bari bamaze kubasanga hano ku muryango barimo kugerageza gufungura ndetse no kuvugisha umuntu urimo muri iki cyumba atarimo kubusubiza. Rero bagatangira gukeka ati se yaba yarapfuye ko umunsi mpanyura hasize iminsi 3 yansabaga amazi, ubundi ubu ngubu niba batamugaburira yaba ari muzima. Gahibaze nawe iminsi 3 nawe ushire mu kimbo cye, kumara iminsi 3 nta mazi utarya, niba mu by'ukuri batamugaburira yaba yaranambye, niba kiri muzima, dore ko ngabagore badapfa gupfa Nyagasani. Iminsi 3 waba waranambye ku buryo no kuvuga byaba ari intambara. Sinzi neza niba mu by'ukuri niba batamugaburira yaba ari muzima. Rero ubu ngubu nibwo bari barimo gukora ibi bintu byose. Ahangaha bari bahagaze kuri uyu muryango barimo kugerageza kumubaza atese urinde urimo aho ngaho, bimeze bite kutarimo kudusubiza. Hanyuma nibwo Rugema yahitaga abagwaho akabatontomera cyane, none by'umwihariko akibasira Kanyana aho kugira yibasira uyu mugore, uyu mukecuru mukuru, ahubwo yibasiriye Kanyana ati wagakobwa we ubu ngubu ibi ni ibiki murimo, utangiye nanone kuzana bwa bintu byawe bya fake. Hanyuma nyine ibyakurikiye nyuma y'ibyo ngibyo nuko ubu ngubu kugira ubu ngubu ibintu bitoroheye cyane umuntu witwa Isimba akiniye amashengesho. Ahangaha niba harimo umupasiteri ikoze muri comment nyaboneka uzamura ishengesho rifite ingufu riri buze kunyeganyeza ibibazo cyangwa se ribuze kunyeganyeza ijuru, ku buryo uyu mukobwa Isimbi ari buze gutabarwa n'abamarayika. Sinzi ngo abo bamarayika niki kiri buze kubumvisha, ariko hanga dukeneye umupasiteri ufite imbaraga kugira ngo abe yabasha gusengera uyu mukobwa, kuko ari mu bibazo, ari mu masi akomeye cyane. Ibi bintu sinzi ukuntu ari buze kubivamo. Nkuko mwabibonye nyine yaturutse aho barimo guhungisha umwana, none kugira ubu ngubu umwana we yamubuze. Ubu rero ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo buri wese yakwibaza akibaza ati se ibi bintu biraza kurangirira. Ndabizi ko mwese aricyo kintu muri kwibaza, ariko ahantu biri buze kurangirira nawe ha predicting. Gerageza utubwire ese wowe uri buze kumva ibintu biri buze kurangirira. Rero nyaboneka jya muri comment utubwire ngo mu bakinnyi bose dufite ahangaha ukunda bande, ese ubundi umubare w'abakinnyi urawuzi? Icyo ni ikibazo cyoroshye cyane, ikoze muri comment uhite ugisubiza, hanyuma uhite wigarukira twikomereze. Muri abakinnyi bose ukunda nde? Ejo bundi twarabajije dukora polls tubona nyine abakinnyi mukunda, twagiye tubona ko abakinnyi bose murabakunda ariko ku kigero gitandukanye. Ni byiza rero cyane kandi turabikunda. Rero iyo musubije muba mutanze umusanzu wanyu ukomeye. Iyo ufashe igikumwe cyawe ugakoza ku buto rya subscribe, ubugize itafa rurambika muri entertainment y'u Rwanda. Rero nyaboneka niba nawe warakoze subscribe ahangaha, uzagende wigamba, uzagende wivuga ko hari ikintu wakoze kuri entertainment y'u Rwanda, nta muntu uzaguhaka naguhakanya, uzamamagara njyewe nzagufasha kumwemeza. Ariko niba warakoze subscribe akorero niko ngusaba. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane, bikomeje no kugorana. Reka nkubwire ko Iribagiza nanone ari mu hurizo rikomeye, gusa ngewe icyo nkeka nuko nanone Iribagiza agiye kugirirwa nabi. Ibintu ntabwo biri buze koroha. Mu by'ukuri Iribagiza yahamagawe bamubwira ko umwana w'iwabo arimo gutembera mu muhanda, arimo kuzerera, ngo bamwirukanye aho yabaga. Kandi twe turabizi ko umuntu wari umufite nyine yari umuntu wari umufite ni Emile ndetse na Kamarade. Kandi murabizi ko Emile na Kamarade ni imfura, ntibapfa gufata uriya mwana ungana kuriya ngo bamwirukane, ahubwo bahamagara mama we akaba ari we bamuhereza. Ariko nyine bamaze guhamagarira Iribagiza bamubwira ati umwana wanyu ubu ngubu turi kumwe. Rero arimo kuzerera aho yabaga bamwirukanye. Sinzi niba bamwirukanye cyangwa se umwana ari we waba wijyanye akajya kuzerera, ahubwo uwo muntu bahuye wahamagaye Iribagiza nawe ubwe ntamuzi, gusa uwo muntu we azi Iribagiza. Yamuhamagaye aramubwira ati Iribagiza umwana wanyu arimo kuzerera, ubu ngubu ni njye umufite ahangaha. Rero ikintu gihari ari buze kubaho gute, waza ukamureba hanyuma umwana wanyu nkaza kuba musubiza.
Iribagiza nawe ikintu yamusabye yamubwiye ati ntumurekure nyaboneka ubu ngubu ngiye gutekereza ikintu cyo kuza gukora ndaza guhita nkurabura nkubwira ati ikintu turi buze gukora gusa ntuze kumurekura rwose iyi namba niba ari yawe ndaza kongera ngo uhamagare hanyuma ibintu tubyarenjinge uwo mwana ntumurekure kuko aracyari umwana mutoya uwo mugabo nawe arabyemera gusa icyo nkeka nuko ubu ngubu ibintu bigiye kuba bibi cyane biraba ibyuya ntibiba amaraso Iribagiza uracyari mu byago wari umaze gukira icyambere cyo guhumuka ariko rero ubu ngubu igikurikirana nacyo kigiye kukuzira ntabwo ari ikinaha usenge cyane rero abantu bakunda Iribagiza jya muri comment wandika ijambo Iribagiza n'udutima twinshi cyane. Rero ahangaha murahabona abantu batatu murabazi jya muri comment tubwire ngo uyu n'uyu hanyuma uhita ugaruka twigendere. Rero nkuko mubibona ahangaha hari abantu batatu bahuje urugwiro n'ibiganiro. Kamarade harimo kubwira Emile ndetse na Anita ko yabuze umugore we nyine kandi iminsi irimo kugenda yicuma hanyuma Emile nawe akamubwira ati rero Kamarade umva kubwire ibintu byo gukomeza gukeka kwa Rugema mu by'ukuri nta makuru ahagije tubifiteho ntabwo bishoboka reka dureke gukomeza kuwakeka kuko umugore wawe Rusi ni umuhanga uburyo akoramo ibintu bye biba byarangize cyane ku buryo Rugema atapfa kumufata gusa icyo batazi ntabwo bazi ko bamutamaje ubu ngubu banamunyase ari mu bibazo bikomeye cyane afungiranywe arimo gukubitwa hanyuma rero ikindi kintu cyiza baganiriye nuko bavuze ko bagiye gushaka amayinite bakabasha kugira umuntu bahamagara wo muri ruya rugo rwo kwa Rugema barashaka guhamagara Kanyana cyangwa se byakwanga bagahamagara umuntu bita Iribagiza akaza kubafasha kugera kwa Rugema hanyuma yagerayo akabasha kwamenyera amakuru niba umugore we yaba ahari gusa icyiza nuko kugira ubu ngubu Kanyana ndetse na mama Iribagiza bamaze kuganira bakavuga ati uyu mugore ashobora kuba ari umugore wa Kamarade barabiketse rero Kamarade naramukamagaye Kanyana baraza guhita babwira Kamarade ko hari umuntu ukingiranye hano iwabo batazi ngo ninde gusa nabo barimo gukeka ko ari umugore we rero ibi bintu biraza guhita byose biba imbarutso yuko Kamarade ari buze guhita akeka ko umugore we byanze bikunze yafatiwe ahangaha hanyuma Kamarade icyo ari buze gukora si ikina ndakurahiye iriya nzu barayitwika barayimena umuntu witwa Rugema uri mu bibazo bikomeye cyane nawe barakuziye nibaramuka bamenye ko ari we wafungiranye uyu mugore umuntu wita Kamarade baramuzi ko nyine ibyo akora si ibyinaha ndetse yafatanyije na Emile ikintu biyemeje bishirwa bakigezeho rero nibaramuka biyemeje gutabara uyu mugore nta kabuza baraza kumutabara ahubwo inzira biri bunyuremo nizo nzira zigoranye kugera ubu ngubu ariko uko biri kose birakomeye biraryana ariko biraza gukorwa. Rero nkuko mibona ahangaha abana bo bamaze gufata icyemezo cyo kwica uriya mugore bidatinze dore ko bofu wa uriya mugabo nyine akaba musaza wa Fabiola ubu ngubu yaje akavuga ati uziyo bakica ahubwo rero bamaze gufata icyemezo cyo kwica uyu mugore gusa umuntu wita Fabiola we ntabashyigikiye yahise atungurwa n'icyo cyemezo aratungurwa cyane gusa sinzi ukuntu biri buze kugenda sinzi niba bari buze kumwica ngo babishobore mana uhabe utabare. Twese ahangaha ntabwo twifuza nta nubwo dushaka kubona urupfu rwa Rusi kuko Kamarade yabasigaye ahantu habi dore ko nyakwigendera we nyine ubwo nyine yaba ari nyakwigendera nta kintu twabasha kumuvuga we nta n'ikintu yabivugaho gusa aba bantu uyu muryango ukomeje gukaraba amaraso y'abantu benshi ariko ngenda guhamiriza ko gukaraba amaraso y'uyu mugore biri buze kugorana nyaboneka simvuze ko bidashoboka ariko nkubwiye ko bigoranye ndetse nibaramuka bakarabye amaraso ya Rusi nabo ayabo araza gukarabwa mu gihe gitoya ntabwo byatinda kugira ngo nabo babe bari ku butaka nabo ubutaka bubisubize bongere kumva ubutaka bwongere kumva umunyu wabo nabo ntabwo byaza gutinda baterwa umunyu nabo bakaribwa rero nyaboneka bye bye abahopi mwese mukomeze kugubwa neza mwe mukurikirana mukanakunda filime Inzira y'Umusaraba Imana ikomeze ibandindire Imana ikomeze ibandebera icyoroshe nyaboneka mukomeze kugubwa neza kandi Imana ihereze umugisha umuntu wese wakoze subscribe umuntu wese wakoze kubucuza rya subscribe umuntu wese wateye comment wakomantinze imigisha y'Imana imubeho rero nuko nguko ibintu bihagaze nuko nguko ibihe byari bimeze muri filime Inzira y'Umusaraba rero wowe tubana umunsi ku munsi ndagushimiye rero
rero Imana ikomeze ikundendere kandi ugire umunsi mwiza. Rero nyabuneka nongere kukwibutsa mbere yuko ngenda, niba wagize mu kiganiro ugasanga abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba turimo kuganira nujya utuvamo gutyo, erega jya utuma tumenya ko wahageze. Kugira ngo tumenye ko wahageze ni ugufata igikumwe cyawe ugakoza ku buto rya subscribe, ibintu byoroshye cyane, hanyuma ugahita wigarukira ukamanza ukareba nawe ugasesengura ugashyiramo inyurabwenge, ugahita umanuka muri komenti ukaduhereza ibitekerezo byawe tuba twifuza kureba. Bye bye, reka tube dusoreza duhure muri video zikurikira.